nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana iguhumanuriye amazi. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya tubwiye ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya mushyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira, arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Reka tuvuge ngo amen. Barangije ngo bamara kumenya ikibazo cyabo ko kitari bukemurwe na banke, ko kitari bukemurwe na ba anko, ko kitari bukemurwe ndetse n'amafaranga, bamenya neza yuko ikibazo bafite kigomba gukemurirwa mu nzu y'Imana. Reka nkubwire, buri buzima ubwo ari bwo bwose ubamo niwibagirwa gusenga birarangiye. Imana ishimwe. Imana ivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo iguhumanuriye amazi yaramaze kuba ikibazo ku buzima bwawe. Reka nkubwire aya magambo ngo barangije baragenda bajya gushaka umuhanuzi. Nagira ngo nkubwire ntacyo bitwaye uraro wahagizwa no kujya mu nzu y'Imana, no gushaka ijambo ry'Imana, no gushaka ihumure. Ndashaka kukubaza, nta hantu amazi akururira kandi warize? Nta hantu amazi akururira kandi warubatse ukagira mariage? Iyo amazi arura urugo rusenya ukurureba nta kintu wakora. Iyo amazi arura ufata passport yawe ukajya kudepoza visa bakayikwima kandi nta kosa ufite. Iyo amazi arura uratekereza ntibikunda. Iyo amazi arura urasenga ariko ntabwo ugerayo. Iyo amazi arura abantu bose bitana bamwe. Amazi arura y'amazi arura abantu bose bakwishyiramo. Iyo amazi arura no kwishyura inzu biranga. Iyo amazi arura abantu bagufataho ijambo. Iyo amazi arura urasenga bakavuga tuyokorana na shitani. Iyo amazi arura niyo weretswe baravuga ati si Imana imweretse kubera ko amazi arura. Ariko nje kuguha amakuru avuga ngo Imana yo mu ijuru iguhumanuriye lotesi enemo takirebo. Imana yo mu ijuru iguhumanuriye amazi mu izina rya Yesu. Ndatura ijambo rivuga ngo Imana iguhumanurira amazi mu kazi kawe, ihumanura amazi mu rugo rwawe, ihumanura amazi ku mashuri yawe, ihumanura. Imana yo mu ijuru losekirebo. Imana ntabwo ishobora kureka ngo ukomeze mu buzima buri aho ngaho. Nasomye ijambo rirambwira ngo ntabwo ariko bizahora ku bantu bategereje Imana. Reka nkubwire, ntabwo ariko bizahora guhora ubabaye, siko bizahora guhora usaba ibyangombwa bakanga, ntabwo ariko bizahora guhora bakurenganya, ntabwo ariko bizahora. Iyo amazi arura wurira indege ukagendana na karani. Ikintu cyananagaje kuri karani, uzi ko wishyura tike karani ukagendana nayo kandi yitishyuye. Imana humura no kubikora izabikora. Ni Imana idahishwa kandi ni Imana yimanutse gutabara, ibikorera kwihesha icyubahiro. Reka ngusengera. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza. Mu bisazo muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Imana igumugisha cyane kubo guhitamo gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanirwa no gusenga uzaneshwa. Senga. Abari mu Rwanda turabasuje tubabwira ngo Imana ibamugisha. Abari mu Burundi, abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge tubabwira ngo kaze kuri Gusenga. Ibi tubabwira ngo turabakura mu nshuti zacu. Abari muri Amerika turabasuhuje cyane tubabwira ngo Imana ibamugisha cyane cyane inshuti zacu ziri muri Canada tubabwira ngo Imana ibamugisha. Abari muri Aziya turabasuhuje Imana ibamugisha. Abari muri Europe turabasuhuje cyane cyane abantu muri Belgique tubabwira ngo Imana ibamugisha mu nshuti zacu. Muratwandikira mugaragaza ko muri kumwe natwe. Imana ibamugisha. Abantu muri Sweden turabasuhuje Imana ibamugisha. Ndetse abantu mwese mutuye mu mpande zine zitavuze buri gihugu turabwiye ngo turabakunda mu nshuti zacu zakadasoka. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Pasiteri. Uraho Pasiteri? Uraho cyane. Amakuru nshuti yanje? Turashimira Imana. Okay, Imana igumugisha cyane. Watangira wibwira abantu urinde uri umuntu ki? Abantu kubonye ubwa mbere kuri Gusenga everyday. Yes, reka mbasuhuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.
wababajwe tukababarirwa, akabambwa tukabamburwa. Amazina nitwa Pastor John Ndayisenga, ndi umugabo mfite umwana umwe na madamu. Ndashimira Imana rero kubw'uyu munsi ngiriwe amahirwe yo kuza kuri iki kinyamakuru cyangwa se kuri iyi televiziyo Gusenga everyday. Ndashimira Imana ko ngiriwe amahirwe yo kugira ngo nze tuganire ku ijambo ry'Imana, hanyuma mpanurira ubuzima bwawe. Rero nkuko mbikubwiye, ndi pasiteri, tutazahurira mu muhanda ukampamagara John pasiteri utabibanjeho, nshobora kutakwitaba kuko njye ndiyizi. Reka rero mbasuhuze mwese abari ku mugabane wa Afurika, mugabane w'Uburayi, Aziya, Europe, mu bihugu bitandukanye. Twari tumenyeranye ku zindi televiziyo zo muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko ntabwo ngiye nakubeshya, izina ryankuruye kugira ngo nze hano mpure nawe ni kubwira ijambo rivuga ngo gusenga everyday, kuko ubuzima bwanjye bukozwe no gusenga. Ngewe umundebera hasi nzi gucuruza wapi, hano ubwo nzi kunyonga igare nk'akazi, ndi nyonga nka siporo, ntabwo nzi, sinzi, mbese hari imirimo ntazi, ariko icyo nzi, hari icyo nzi cyitwa gusenga. Ndashimira Imana rero kubw'aha hantu, kubw'uyu murongo mwumviraho ijambo ry'Imana buri munsi. Nshimira n'ubuyobozi bw'iyi televiziyo, nshimira namwe abafatanyabikorwa bayo, nshimira namwe mufata akanya kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana, kuko ijambo rirarema, ijambo rihindura ubuzima. Subwo hari ikindi navuze sinabasuhuzagara. Yes, murakoze rero, umugisha w'Imana babeho. Amen. Pasiteri, mbere yuko wa pasiteri, yes, mu gihe gito mbere yuko waduha ubuhamya gato cyane, mbere yuko ukizwa byari bimeze gute mu buryo butavunanye cyane? Yes, ku buzima bwanjye jewe nta kidasanzwe. Navukiye mu muryango w'abana 6, 7, umwe ntariho, ubwo ndi mu muryango w'abana 6, jewe ndi umwana wa 3. Nkaba nitwa Ndayisenga. Umuryango warasengaga, usibye ibibazo nihuriye byanjye nabyo ku giti cyanjye. Nta bintu by'ibyaha navuga bidasanzwe, usibye ko nta cyaha gisanzwe n'ikidasanzwe, ariko nakuriye mu muryango usenga. Ubwo urumva ababyeyi bajyaga gusenga bampetse, nkurira muri Sunday school, nkunda gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, nkunda gucuranga, nkunda kuririmba. Ubu ndebera nabaye pasiteri, nari mbaye mwarimu imyaka 7, hanyuma ndi n'umucuranzi. Ubu nkunda gucuranga no kuririmba. Ubu ndanabishatse nabaririmbira, ariko ntabwo noneho mbaririmbiye, ahubwo ndaje mbabwire Yesu, kubera ko ashoboye ibintu byose. Rero ubuzima nigeze mbaho mu buzima bukomeye, mu buzima bwigiye hejuru mo gato, ibibazo bigabanukamo gatoya, ariko kuri izi saha ndashimira Imana higejeje ikora, aho inkuye, aho ingejeje, kandi ikidasanzwe naho yenda kungeza, kuko yewe ibyanjye sinirebera muri aka kanya, ahubwo nirebera mu gihe kizaza, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko tuzasa ntikurerekanwa. Haleluya, amen. Ya ndumva twari ikindi navuga, nikuranira impano yo gusenga, guhanura, kubwiriza ubutumwa, ndetse no gucuranga no kuririmba. Imana ibaho umugisha. Ngaho ese impano yo guhanura yaje gute muri wowe? Impano yo guhanura ije maze gukura. Ntabwo ari ibintu natangiranye mpanura. Nakubwiye nkunda kwigisha ijambo ry'Imana. Iyo umbaza ku mugabo witwa Yesu, niwe nziho neza, niwe nshobora gutangira amakuru y'ibifatika, kuko naguhana ingero zifatika. Yesu we ndamuzi, kuko ni umugabo wemeye kwitanga ngo kugira ngo apfe twebwe tubabarirwe. Urumva mufiteho amakuru. Ni nayo mpamvu iyo ngiye kumuvuga muvuga neza, kuko hari ibintu tuziranyeho jewe nawe. Aho utavuga se impano uvuze ko yaje nyuma? Natangiye ndi umuririmbyi, ndi umucuranzi. Nkakunda kuririmba mu makorari y'abana,
ndakura kuri korali z'abakuru nkazicurangira, mva mu rwego nkajya mu rundi. Nakuriye mu itorero rya Anglikani, sinaye navuze aho nakuriye. Nakuriye mu itorero rya Anglikani, nyoborwa n'umuryango wa Compassion wamfashaga mu bigendanye no kwiga. Rero uwo muryango wa Compassion aho uri hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose, nta kindi wigisha abana ni uburyo bwo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ijambo ribahindure, ribakure mu buzima bubi, ribashyire mu bundi buzima. Ubwo ndi kumva nshaka kuvuga Yesu ho gatoya, ariko dukomeze urukumbaza ndagusubiza. Aha. Yes. Urakoze rero pasiteri, twakiriye rero. Twakira ariko kuri channel yacu yitwa Gusenga buri munsi, watangira usenga Imana nkuko channel yacu yitwa Gusenga buri munsi. Yes. Mbere yuko senga, reka mbanze mvugane n'umuntu uri mu buzima budafatika aka kanya. Mvugane n'umuntu waba uri kudisasira urwaye. Reka mvugane n'umuntu mvugane n'umuntu asezeranije ibyo gukora ntibabikora. Reka mvugane n'umuntu muri aka kanya ubabaye, ubibona yuko iri jambo rishobora guhindura ubuzima bwawe, waba ukize ryagufasha, waba ukennye ryagufasha. Ni ijambo rivuga ngo ntabwo ariko bizahora. Yes, ntabwo ariko bizahora guhora urira, guhora ukennye. Kabiri, niba udafite gusenga muri wowe, udafite kurindisha icyo ufite ijambo ry'Imana, nta nubwo ariko bizahora guhora ukize. Reka dusenga. Turagushimiye Yesu, turagushimiye Mwuka Wera, turagushimiye Mana Data wa twese, uri byose muri byose. Waturinze mu myaka yose yatambutse ndetse n'uyu mwaka turimo ndetse n'uyu munsi turimo. Ijambo ryawe ritubwira neza ngo ikidutandukanya nawe ni icyaha n'igisa nacyo. Ngo ariko iyo tuguciriye bugufi tukatuza akanwa kacu ibyaha, naho byaba byaratukuye, ubasha kutweza h'ibyaha kabihindura umweru nk'ubwoya bw'intama. Tubabarire Jesus mu mivugire, mu mikorere, mu migendere. Buri uko twacumuye amategeko yawe yera, turakwemereye kugira ngo tubabarire Yesu. Kimara kutweza no kudutunganya, nyemerera muri aka kanya ijambo ryawe rigiye kuvugwa, reka hagira umuntu rikura mu bukene, hagira umuntu rikura mu burwayi, kuko ijambo ryawe rirakira. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Nibyo navugaga rero. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Reka dusome igitabo cy'Abami ba kabiri, Toki enasi tarabonemo, igice cya kabiri n'umurongo wa 19. Niho tugiye gusoma muri aka kanya. Wibuke ngo nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana iguhumanuriye amazi. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya tubwiye ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya mushyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira, arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Reka tuvuge ngo amen. Imana ishimwe cyane. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana, ndashaka turiganireho gatoya kubw'ubuzima ubamo. Ni nayo mpamvu nshaka kukubwira muri aka kanya, kura amaso ku Mana aka kanya. Ndashaka kugira ngo ngusabe amaso buyakuye ku Mana kugira ngo nyumve neza. Ahubwo ndashaka kugira ngo nkubwire aya maso ahantu ugiye kuyerekeza. Yerekeze mu kazi kawe, yerekeze mu rugo rwawe, yerekeze mu bana bawe, yerekeze ku ishuri, yerekeze muri business yawe, yerekeze mu rusengero aho usengera, yerekeze mu nshuti zawe, yerekeze mu baturanyi. Nkubaze ikibazo kimwe kugira ngo tuganire. Nta hantu amazi akururira. Barishinga cyane. Bibiliya iratubwira ngo igihe kimwe muri uyu mudugudu abantu barisobanukirwa, bamenya bo baribo. Nakubwiye nkitangira, ndakubwira ngo ukwiye kwisobanukirwa, kuko nitisobanukirwa abantu bazagusobanura uko utari, kandi ubuzima bwawe bubabare. Ngabanyamudugudu bamaze kumenya ikibazo bafite, turashimira Imana.
wowe uri kundeba, wowe uri kunyumva, ubuzima bwawe ubamo bwa buri munsi urabusobanukiwe kuruta nuko mbusobanukiwe, urabuhishurirwa kuruta uko yewe nk'umuhanuzi nabuhishurira. Late inemo sakata yabo. Imana ishimwe cyane. Barangije ngo bamara kumenya ikibazo cyabo ko kitari bukemurwe na banke, ko kitari bukemurwe na ba anko, ko kitari bukemurwe ndetse n'amafaranga, bamenya neza yuko ikibazo bafite kigomba gukemurirwa mu nzu y'Imana. Reka nkubwire, buri buzima ubwo ari bwo bwose ubamo niwibagirwa gusenga birarangiye. Imana ishimwe. Imana ivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo iguhumanuriye amazi yaramaze kuba ikibazo ku buzima bwawe. Reka nkubwire aya magambo, ngo barangije baragenda bajya gushaka umuhanuzi. Nagira ngo nkubwire, ntacyo bitwaye uraro wahagizwa no kujya mu nzu y'Imana, no gushaka ijambo ry'Imana, no gushaka ihumure. La sekirebo tapirebo netaya. Imana ishimwe cyane. Barangije babona umuhanuzi, baramubwira ngo umva tukubwire muhanuzi, twego twamaze kwisobanukirwa turimenya, ndashaka kukubwira aya magambo, ntutwitiranye kubera ko twebwe dufite ikibazo. Barangije baramubwira ngo muhanuzi, itegereza iki gihugu urebe uburyo cyubatse neza. Baramubaza ati muhanuzi, wabibonye ko iki gihugu kirimo amazu meza? Yes. Wakwitegereza ukareba uburyo iki gihugu kirimo abagore beza? Muhanuzi ati ndi kubareba. Urabona uburyo kirimo abakobwa beza? Ati ndabibona. Urabona uburyo kirimo abasore beza? Aritegereza arabareba. Urabona uburyo kirimo abantu bize bakazana n'amadiplome? Arabyitegereza arabireba ati ndabireba. Barangije baramubwira ati rero uku twitegereza ntutwitiranye, twebwe dufite ikibazo cy'uko amazi arura. Bibiliya yatubwiye ngo aya mazi yaricanaga. Lotesi elebone toyaba. Aya mazi yaricana. Iyo usomye imirongo yo hasi muri izi Bibiliya zisobanura, batubwira ko aya mazi umugore wayanywagaho atwite yabyaraga umwana upfuye, umugabo wayanywagaho yararaga kubita umugore we, abakobwa bayanywagaho bagiraga imyaka na 50 batarashaka, byaranze. Abantu bize banywaga kuri aya mazi barindaga imyaka iba myinshi, diplome zabo zidashobora kugira agaciro. Amazi arura ariko ngo bameze bate? Basa neza, barize, bafite abagore, bafite abagabo, bafite amazu meza. Reka nkubwire, iyo amazi arura buzima burakomera. Imana ishimwe. Barangije ngo ntutwitiranye. Losekire bon. Nubwo ubona tubyibushye na amadiyabete, muhanuzi w'Imana ntutwitiranye. Hari igihuburi. Ndashaka kukubaza, nta hantu amazi akururira kandi uri mwiza? Jyana amaso muri karitsiye iwanyu, nta hantu amazi akururira. Hari umugabo w'inshuti yanjye, ubu buhamya nkunda kubutanga niyo ndi kuri televiziyo hano mu Rwanda, kuko yabimpereye uburenganzira. Gusa si muvuga izina kugira ngo utaza kutwara amagambo. Rega abantu ndabazi, Imana yaraduhishuriye. Umugabo amazi yigeze kumururira, afite inzu zigera muri 3 muri uyu mujyi wa Kigali, mu gihugu iwacu Rwanda. Yinjiza amafaranga atari munsi ya miliyoni 6 ku kwezi, ibihumbi 6 by'idolari mu mazu, mu bukode. Afite imodoka nziza agendamo, n'umudamu afite imodoka yiwe nziza agendamo. Bafite abana 3. Muri abo bana 3, umwe afite imyaka 21, undi afite imyaka 17, undi afite imyaka 14. Abo bana bose uko ari 3 nta n'umwe uzi no kwicara. Nta n'umwe uzi kwicara. Ku kazi ni byiza bararyohewe, ariko mu rugo amazi ararura, nta kana kavuga ngo dadi. Uzi impamvu? Amazi ararura. Ndashaka kukubaza, nta hantu amazi akururira kandi warize? Nta hantu amazi akururira kandi warubatse ukagira mariage? Iyo amazi arura urugo rusenyuka urureba, nta kintu wakora. Iyo amazi arura ufata passport yawe ukajya kudepoza visa bakayikwima kandi nta kosa ufite. Iyo amazi arura uratekereza ntibikunda. Iyo amazi arura urasenga ariko ntabwo ugerayo. Iyo amazi arura abantu bose bitana bamwe. Amazi arura. Ndashaka kukubaza, nta hantu amazi akururira? Nakubwiye kura amaso ku Mana muri aka kanya, yashyire mu baturanyi bawe.
y'amazi arura abantu bose bakwishyiramo, y'amazi arura no kwishyura inzu biranga, y'amazi arura abantu bagufataho ijambo, y'amazi arura urasenga bakavuga tuyokorana na shitani, y'amazi arura niyo weretswe baravuga ati si Imana imweretse kubera ko amazi arura. Ariko nje kuguha amakuru avuga ngo Imana yo mu ijuru iguhumanuriye lote si enemo takirebo. Imana yo mu ijuru iguhumanuriye amazi mu izina rya Yesu. Ndatura ijambo rivuga ngo Imana iguhumanurira amazi mu kazi kawe, ihumanura amazi mu rugo rwawe, ihumanura amazi ku mashuri yawe, ihumanura Imana yo mu ijuru lose kirebo zenoti eresita yabo. Imana iguhumanurira amazi mu bitekerezo, ihumanura amazi mu baturanyi bawe, Imana iguhumanurire amazi mu izina rya Yesu. Nagira ngo nkubaze ikibazo, shaka kukubwira ngo ukwiye kwisobanukirwa. Wowe ubwawe wajya kwiyogoshesha muri resitora? Ubuse wajya kugura ibiryo muri kenkayori? Haleluya, Mana ishimwe cyane. Barangije ubwabo baritegereza loseki enemine kota ngo ako kanya abakobwa batangira gushaka, ako kanya bari bafite diplome zari zarabuze akazi zibona akazi, ako kanya abantu bari barafite ibintu bidafunguka birafunguka, ako kanya abantu batangira gucuruza biremera, ako kanya abantu y'amazi arura ujya gusaba kredi ugacuruza ugahomba abandi bakunguka wowe warahomba. Uzi impamvu amazi abarura? Ndashaka kukuba nta hantu amazi akururira. Birebera muri karitsiye aho utuye, nta hantu amazi arura. Birebere mu bo musengana, nta hantu amazi akururira. Iyo amazi akururira uri umuririmbyi, isaha yo kurepeta iragera ukavuga yo yareka nzaba njya yo kuwakanga, ugashaka impamvu. Uzi impamvu amazi ararura? Mana ishimwe cyane. Iyo amazi yatangiye kurura ntabwo uba ugikora inshingano zawe nk'uko. Iyo amazi yatangiye kurura utangira kuvuga ngo anko ntago banyitayeho, igihe wiyomba naravutse mfite ababyeyi, impamvu iri kubitera nuko ababyeyi banjye bapfuye. Oya, nagira ngo nkuha amakuru avuga ngo jewe madamu wanjye yapfuye akana gafite amezi 9 ntangira kugaheka. Ubu muri aka kanya umwana wanjye afite aleluya imyaka 7. Ukunyitegereza hari amabere umbonana, ariko yarakuze. Muha igikoma, muha n'amata, muha n'amazi akinywera. Imana igibasha kurinda umuntu. Nagira ngo nakubwire tubaho mu bushake bw'Imana, ntabwo tubaho mu bushake bw'abantu. Kandi Imana ibasha kukubeshaho no mu bikomeye ikagukomera. Turashimira Imana ubwo abantu bagutayeyo ikugumaho, iyo abantu bakwanzira komeza ikagukunda. Nasomye ijambo rirambwira Yeremiya 33 n'umurongo wa 14, manurira ubuzima bwa. Haravuze ngo Uwiteka Nyiringabo aravuze ati dore iminsi nzasohoza rya jambo ryiza navuganye nawe abantu badahari. Hari ikimana yavuganye nawe ariko kimaze imyaka 2, 3, 5 kitarasohora. Umva amakuru, iminsi zaza ejo harimo, iminsi zaza uku kwezi harimo, iminsi zaza uyu mwaka harimo. Yavuze ngo iminsi zaza Uwiteka azasohoza rya jambo ryiza yavuganye nawe. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ntabwo ishobora kureka ngo ukomeze mu buzima buri aho ngaho. Nasomye ijambo rirambwira ngo ntabwo ariko bizahora ku bantu bategereje Imana. Reka nkubwire, ntabwo ariko bizahora guhora ubabaye, siko bizahora guhora usaba ibyangombwa bakanga, ntabwo ariko bizahora guhora bakurenganya, ntabwo ariko bizahora. Iyo amazi arura wurira indege ukagendana na karande. Ikintu cyananagaje kuri karande, uzi ko wishyura tike karande ukagendana nayo kandi yitishyuye. Mazi ararura, mazi ararura, amazi yaruraga. Bitekereze mu buzima bwawe, wigeze ushaka visa ngo ugiye mu bihugu by'amahanga, ugiye Burayi ngo ugiye gukorera amafaranga, ariko nizi saha Imana imbishuriye umuntu umaze imyaka 6 washakishije ibyangombwa byaranze. Uzi impamvu? Amazi arakururira.
wagiye ushaka akazi ariko akazi karabuze, wagiye ushaka imibereho ariko byaranze, reka ngukubita amakuru avuga ngo ijuru riranzuye riravuze ngo Imana iguhumanuriye amazi. Kandi iyi Imana ihumanuye amazi ibyari byaranze birakunda. Nahoze nigisha abantu ndababwira ngo Satani nakwereka ibibura nawe ujye umwereka ibihari, nakwereka ibyakunani umwereka ibyo washoboye. Satani ntakakubwire ngo uceceke, nakubwira ngo urapfuye mubwire ngo sinzapfa nzarama, nakubwira ngo uzapfura umukene mubwire ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, nakubwira ngo uzapfa ejo mubwire ngo sinzapfa nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze. Satani ntakakubwire ngo uceceke, nakwereka ibyakunaniye nawe ujye umwereka ibyo washoboye mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ahubwo ndashaka kukubaza, nta hantu amazi akururira? John, nzagaruka ahangaha nje kubaha ubuhamya, nzagaruka hanje kubaha ubuhamya, nkubwira aho Imana yankuye mu buzima bukomeye cyane, ariko nkwereke naho Imana ingejeje. None se ndakubeshya? John, ndi umuntu wanzwe, ndi umuntu wababaye, ndi umuntu wanzwe, ndangwa bikomeye cyane, ndababara, ndarira amarira, ariko Imana yo mu ijuru irongera irabihindura. Iyo nkubwira ngo ntabwo ariko bizahora ku bantu bategereje Imana, mba mbifitiye ubuhamya ndetse n'ibifatika. Imana ijya ibihindura. Nabonye abakire bahinduka abakene, kandi nabonye umuntu wari warafashweho ijambo nawe yongera kugira ijambo. Nabonye abantu bari baranzwe n'abantu bongera gukundwa uhereye kuri jye. Imana ishimwe cyane. Bantu ntibakagutera ubwo ibintu birahinduka. Nagira ngo nkubwire umuntu arahinduka, umuntu nabonye utajya uhinduka ni Yesu gusa. Imana ishimwe. Kandi nta kintu na kimwe cyabuze umugambi w'Imana gusora ku buzima bwawe. Reka natura aya magambo kugira ngo ngusengere nsoze. Imana ivuganye nanjye ihumanuye amazi. Reka nkubwire, ihumanura amazi mu kazi kawe, amazi ahumanuke mu mibereho yawe, amazi ahumanuke mu gusenga, imibereho yawe ihinduke kubw'umwuka w'Imana uba mu buzima bwawe. Reka nkubwire, Imana ihumurize umutima wawe. Abari barwaye Imana ibakize, bari bababaye ibahumurize, bari babuze uko babigenza Imana yongere kuremera ibyiringiro, kandi ibyiringiro by'ubuzima byo kubaho. Haleluya, haleluya. Imana humura no kubikora izabikora. Ni Imana idahishwa, kandi ni Imana yimanutse gutabara, ibikorera kwihesha icyubahiro. Reka ngusengere. Loti enemi satika ya bonemo takire benembo tata esekere. Ndashaka kuvugana nawe wabyariye mu rugo maze imiryango iraguta ivuga ngo nta cyuri cyo, kubera ko wataye ubukobwa bwawe, wataye umuco, imiryango ikuvaho iragutererana. Ngo ufitiye amakuru havuga ngo Imana iramanutse kubihindura, kandi ivuganye nanjye ngo yongeye kuguhereza agaciro. Reka mvugane nawe wari urwaye kansa, bakubwiye ko ndetse urwaye ibibyimba. Imana ivuganye nanjye, hari abantu igiye kushiririza ibibyimba kaka. Wowe uri kunyumva, ndagusengeye mu izina rya Yesu, yabasha ibitangaza, ndatuye ijambo ngo kira mu izina rya Yesu, kuko irabishoboye. Ni Imana ishoboye ibintu byose, ntabwo ishoboye kimwe, kandi ikorera byose ikihesha icyubahiro. Ni Imana ikorana n'abakomeye, ni Imana ikorana n'aboroheje, ni Imana ikorana n'abakire, ni Imana ikorana n'abakene. Reka nkubwire, nugusuzugura gusuzugurira mu cyuri cy'uyu munsi. Turashimira Imana ijya igaragaza icyo turi cyo, ariko igahisha icyo tuzaba cyo, kandi icyo turi cyo si cyo gifite agaciro, igifite agaciro nicyo tuzaba cyo. Iyo umuntu agusuzugura agusuzugurira mu cyuri cy'uyu munsi, ariko turashimira Imana ejo izaguhindura ikindi kintu. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Ndashaka gusengana nawe nguhaye amakuru. Ntuzongere kwishyira abantu mu mutwe samutime ibyo bakuvuga n'ukuri, ahubwo genzura urebe ibyo bakuvuga n'ibyo ukora birahuye. Nkwibutse, aya magambo yose ndi kukubwira biragusaba kwihana ibyaha. Icyaha nicyo kintu gitera umwako. Icyaha cyahagurukije Vashiti mu ntebe y'ibwami, maze umukobwa wasenze akihana ibyaha witwa Esiteri araza yicara mu ntebe. Reka nkubwire, buri ibyo tuvuga ibyo ari byo byose witandukanye n'icyaha n'igisa nacyo. Ubusambanyi ubureke, uburara ubureke, kwiheba ubireke, kwiganyira ubireke, kwiba ubireke. Buri kintu cyose kidahesha Imana icyubahiro ukikuremo, Imana izagikorana nawe.
Haleluya. Ndashaka kuvugana nawe mu kintu Imana yampaye, ni impano yo gusengera abarwayi bagakira. Kabiri, gusengera abatabyara bakabyara. Gatatu, gusengera karande ndetse n'inyatsi bikaba ku buzima bwawe. Ntuzampamagara ushaka ngo nkugire inama muri business, oya, ahubwo uzampamagara umbwira ngo pastor, mfasha dusenge business yanjye ifunguke, mfasha dusenge akazi kanjye kongere gafunguke, mfasha dusenge kugira ngo Imana yongere kunezeza muri byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ukeneye kuvugana nanjye ukakenera ko dusengana, wambonera kuri iyi nimero 0788 956 25 460. 0788 956 25 460. Izo nizo nimero wamboneraho ukampamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp, tugafatanya mu rugendo rwo gusenga. Imana izakugirira neza. Aho urumanika ibiganza byawe kugira ngo dusenge. Mana, ndagushimiye kubumvisha ijambo ryawe. Hari abamazi yaruriraga mu kazi kabo, mu ngo zabo, mu mibereho yabo. Ndatuye ijambo ngo amazi yabo nk'uko bintumye ngahumanutse mazi. Kandi data batwese, iri jambo rigira umuntu rikura mu byaha rimugarure ku rufatiro rwawe, rigira umuntu rikura mu burwayi rimusubiza ubuzima. Turabizi neza yuko ushoboye byose. Reka niwari ufite ikibazo umubere igisubizo muri byose. Ntabwo tugushidikanyaho kuko uri Imana ikorera mu ijambo ryawe. Abari bubatse ingo zigasenyuka wongera uzubake. Abari barwaye indwara zikomeye uzikize ndetse n'izoroheje uzikize. Abari barwaye agahinda reka womora ko gahinda. Kandi abari zore kubaha icyerekezo, ari abari muri iki gihugu ndetse no mu bindi bihugu, reka ubatere mu mutima wo kugukunda no kugukorera, kuko ijambo ryawe ritubwira neza ko abagukurikiye ubasha kugendana nabo kandi ukabashyira mu mababa yawe. Urakoze kuturindisha ukuboko kwawe kwiza, tubisabiye ubuntu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Kamabwire ngo shalom. Shalom, shalom. Ushaka bwa mbere ugeze ku Gusenga TV, tugusaba ukanda subscribe cyangwa s'abone cyangwa ukora share cyangwa ukora partage cyangwa iganiro kugisunikira abandi. Kiganiro naho ubutaha. Shalom, shalom. Amen. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.